Sipiriye ngo numfashe twubake. Tugiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi. Imana irarambiwe. Imana irarambiwe. Irambiwe Byibishambo Byibisha Bibiliya. Undi aragira uti ari wo mu Buholandi. Ndi Hollande, nakurikiye ibiganiro byanyu kuri YouTube, ndagira ngo mbaho ubuhamya. Nasabye umu apotre nabonye ari kubwiriza kuri YouTube, namukunze namwizereyemo, ndi kumubwigezaho icyifuzo cyanjye cyo kunsengera. Amaze kunyumva tumaze nk'iminota 30 tuganira, ambwira ko icyifuzo cy'umuntu utabyara amuca 500. Kumubwira iki Imana bivuze amaze gusenga amuca 200. Kwacinira Yesu. Hari umwana w'umuhanuzi wadutse kuri za YouTube ugenda abeshya abakobwa b'Iburaya batereta ngo azabarongora, maze kumuregerwa n'abakobwa bagira muri 5 batandukanye bari ku migabane itandukanye, ngo nzabagira abagore birirwa bohereza amafaranga ngo yo kwishyura amazabamo bose, ngo azabarongora. Sinzi niba agiye gusimbura Salomo. Uyu munsi nazanye inyundo, nazanye imisumari, nazanye urubaho. So it is a prophetic action that is going to happen. Si ibisambo gusa, hari n'abandi bakora ndi marorerwa. Ubundi hari ibisambo ni igice cya mbere, hari n'abandi bakora ibyo twita ngo ni za deliverance, ngo kubohora abantu. Birirwa basambanyiriza abakristo mu biro ngo bari kuba deliver. Urwo rutonde narwo rurahari bose uyu munsi birajya hanze. Ugiye kubivuga Birirwa hari abantu bandegiye abantu ati umupasiteri runaka yanyatse ifoto nambaye ubusa, ndi muri Amerika, ari muri Kongo, ndari ari USA, ngo hari ubwoko bwa karane ngo ashaka kumukiza arebye iyo foto. What is this? Izo ni manifestation satanique. Ntabwo dushaka ko abana b'umwijima bakomeza gutoba ubutumwa bwiza tubirebera twaramenye Kristo. Impamvu y'ibi bikoresho, icyambere no computer iri mu rutonde ngiye gutangaza. Bibwe bahemukiwe, si ukwiba gusa. Bivuga ko uyu mugoroba isengero zikorerwa mu ibyaha ugiye kuzitangaza. Uyu mugoroba reka mvuge ngo akazu ka daimoni kagiye gushya. Ugiye kubitangaza bishyizwe ku ubu niyo gahunda igezweho, igihe twaturije kirahagije. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse na Irembo Ryera TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko turi kumwe rero na Bikemu cyangwa na Bikorimana Emmanuel. Muramumenyere ku Iyobokamana TV. Imana yaramuduhaye kugira ngo tujye dufatikanya kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko noneho ndabona ahari vuga butumwa shaka gukora Sipiriye rirakaze pe, ngo hayikaze ku Iyobokamana. Murakoze cyane. Ndabona ariko Bikemu ni ibintu bikaze cyane. Ntabwo byoroshye. Ndabona inyundo, ndabona imisumari, ndabona urubaho. Sinzi niba ari ikiraro agiye gutinda. No, ndabona na mashine ashobora kutujyana bwijuru niba ari cyo kiraro. Nibagiye kuba harya ni Nehemiya wubakaga yiteguye no kurwana byose. Ya nyundo iri ya misumari, Imana yanjye. Reka tuzadukurikira ubusobanuro. Turaza kumenya ibyayo wenda. Reka tumwakire rero tumuhereze ikaze. Bike wiriwe neza kandi urakomeye. Ndanezerewe kubwo uyu mugoroba cyangwa se kubwo iki gitondo bitewe naho uri kureba kino kiganiro. Nitwa Bikemu, yamaze kubivuga kubarebye bwa mbere ibiganiro byacu. Ngira ngo no mpamvu mwarebye ibi mwibajije ari ibiki. Nje gushimangira ibyo navuze byose. Nzanye ibimenyetso birenga kimwe. So haraba igikorwa uyu mugoroba cy'ubuhanuzi gikomeye. Ndashaka ko twubaka urukuta rutandukanya abana bo mucyo nabo mwijima. Yego. Muri ya gahunda yacu yo kurwanya ibisambo byibisha Bibiliya. Sibyo wabyumva. Ibi bintu birakomeye. Gutandukanya abana bo mucyo none uko numva azanye imperuka.
kora numva azanye imperuka n'amasaka biri kwemera ko rukurana n'amasaka nyine arabyekurana agiye kubirandura imperuka irageze rero kabaye reka rero tubikurikire nyine ni ikiganiro kimeze gute twabimeze gute nyine kugira ngo abadukurikiye baze gusobanukirwa ari ibiki dore ko mu kiganiro twakoze bwa mbere uherutse kuducanira umuriro icyo gihe uvuga yuko utwitse niba ari ibisambo byibisha Bibiliya usezeranya abantu kuzagaruka noneho ukora niba ari urutonde rw'ibisambo niba ari urutonde rw'abambuwe n'ibisambo sinzi ukuntu wabivugaga ngira ngo ahari ntekereza yuko gishobora kuba ari kimwe muri ibyo ngibyo ugiye gukora cyangwa kubwira abantu nk'uko wabibasezeranije. Urakoze cyane nk'uko nari maze kubivuga ntangira ndashaka ko uyu munsi tuza kugaragaza ibimenyetso by'ibintu twigisha abantu cyangwa ibyo dora tubashishikariza cyangwa ibyo dora tubabwira. Iyo tuvuze ngo hari ibisambo byibisha Bibiliya umuntu byagezeho niwe ubyumva kurusha abandi bose babyumva babibona tubikora tubiganira hari ababifata nka blague so turi abantu b'abagabo turi abantu b'abakristo bajya mu ijuru ntabwo tuba tuje hano gukora manifestation cyangwa kurema ibintu bitariho yego tuba turi mu ivugabutumwa aho ndabivuga kugira ngo njye mbwiza abantu kuri barebe ibiganiro byacu iri ni yerekwa so ni ibintu biri palpable tuba twararebesheje amaso tukanabikoraho n'intoki zacu. Iyo umuntu raje mu kiganiro nk'iki gutya ushobora kubona imisumari hano ukabona inyundo ukabona urubaho igiti hano ukavuga ati uyu muntu ko ari umusazi no na Mose yatunze inkoni imyaka ataramenya ko yasaturamo inyanja kabiri abisirayeli bakambuka. Ikintu cyose rero gikozwe mu izina rya Yesu mujye mugifata nk'ikintu gikomeye. Dufite ubuhamya bw'abantu banyoye amazi asanzwe natwe tunywa akatwanduza inzoka ariko bayagira mu mubiri wabo bagakira kanseri cyane kandi ari amazi. Dufite ubuhamya bw'abantu bavuwe n'ibyica abandi icyari kwica undi we kikamukiza. Dufite ubuhamya bw'abantu Imana yakuye abana mu nda bamaze amezi 5 batarageza igihe cyo kuvuka abo bana akaba ari abaminisitiri uyu munsi. So il existe les manifestations divines. Mfite agahinda n'ubu ndacyagafite k'abantu bakomeje kuyobya abantu b'Imana bakoresheje uburiganya bakoresheje uburyarya bw'uko basomye Bibiliya bayicuritse. Dufite abantu basomye Bibiliya bayihereye mu byahishuwe aho irangirira akaba aribo batangirira baza mu itangiriro ku buryo ibyo bintu baborotse by'amahame ya Bibiliya birirwa babishukisha abantu batasomye ariko bizera Imana iganisha ku irari ryabo bakirobanurira imirongo iganisha ku irari ryabo bakazana ibintu by'abarewi tutamitinze tutahuye nabo byari bitegetswe abisirayeli muri icyo gihe bakabizana mu isezerano rishya kubibeshesha abantu. Ibyo nibyo bintu nahagurukiye guca ejo bundi ni mu kiganiro nabitangaje ngo niteguye gushyirwa ku rutonde rw'abantu bashobora kuzafa baho ubutumwa bwiza. Nabwiye Imana ngo inyandike mu icyo gitabo nimba gihari kuko nararakaye nta kintu ntazabura kuvuga ninsanga ari ukuri ku ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba ugiye gushyira ku rutonde abo bantu bakora uyu mugoroba rero ikinzanye nk'uko maze kubivuga nzanywe n'ibintu bibiri tugiye gukorera muri iki kiganiro. Ni ibintu nasengeye ni ibintu nagenzuye njye sinjya nkora ikiganiro nta giteguye sinjya nkora ikiganiro ntabanje gusenga Imana nyibaze urashaka ko mbwira ubwoko bwawe iki. Uyu mugoroba bintumye ibintu bibiri. Icyambere ni ukumena amabanga ya Satani. Muri icyo kintu cyo kumena amabanga ya Satani ndashaka gushimangiza ibimenyetso ibintu njya mbwira abantu ko burya hari abo byabayeho. Ndifuza ko mu biganiro by'ubutaha tuzajya dukora ibiganiro biri live ku buryo dushyiraho umurongo n'abantu bagamagara kuri telefone akavuga ati pata. Iki kiganiro kiraza kumvikanamo inyandiko zigaragara n'amajwi y'abantu bagezweho n'ibyo bisambo n'ibyo babakoreye n'igihe babikoreye n'aho abo bantu baherereye. Ubwo no kuvuga ngo hagiye kubaho gutanga liste ariko abo ni bake nabashije kumetinga cyangwa kuvugana nabo ariko ubundi ni benshi. So reka nsabe nawe niba uzi ko ibi bisambo byakugezeho za muri comment
uvuga agahinda kawe mu buryo bwo gukiza umuntu igikomere, mu buryo umuntu akiri igikomere. Ni filozofi ikomeye. Iyo umuntu avuze ikibazo cye niyo kitakemuka araruhuka kukivuga gusa, niko bimeze. kubwira umuntu ikibazo cyawe. Ibi bisamba mwiteguye kubishyikiriza ubutabera mu gihe byanze kumvira Imana? Hari ikintu kimwe nzi, dufite misiyo yo kubwiriza ubutumwa bwiza, sibyo? Rezita zizwi n'Imana z'ubutumwa tuvuga. Ntidukora mu nzego zibishinzwe z'ubuyobozi, ntabwo tuba tunabivuga tubiripotinga muri leta, ahubwo tuba tuvuga kubw'impamvu y'ubutumwa bwiza, kugira ngo kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo abantu banjye bazamenya ukuri kandi ukuri kuzagira gute? Kuzababata. Njyewe ndwana n'abantu bagoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana, ngacunga ahantu yavuze uko Imana itavuze, kavuga ati oya wibeshyera data, inde wibeshyera papa. Si uku Yesu yasize atubwiye ko ibintu bye biteye, wiza kubivanga. Icyo nicyo twe duhamagara, ni nacyo dushinzwe. Naho rezilita z'ibibabaho ziri mu biganza by'Imana, kandi ababikora uyu munsi umuntu ashobora kuba ari kubikora gutya, ari guhemuka, ari gutuburira abantu, ariko ejo akihana we akaba umwana w'ubugingo nawe. Niyo mpamvu agomba nawe kwita kw'aya magambo. Niyo mpamvu nabo mbatuye kwita kw'aya magambo y'imbuzi, nanabibwira abakristo bose, kuko Bibiliya nijya igiranira ngo abantu banjye barimbutse bazize kutamenya. Rero noneho barabimenya. Nta mpamvu yuko baba bakirimbutse yakurikiye kino kiganiro amenye uko kuri. Dufite abantu biyise ba apotre, biyise na ba bishop, biyise aba reverend, biyise aba pastors, biyise aba prophet. Iryo zina ryo riri gukorerwamo amarorerwa ateye ubwoba. Njye navuze ko nzajya nkora ibiganiro byo kunenga ibitagenda neza, ariko nkanashima. Ejo bundi twakoze ikiganiro gishima umukozi w'Imana Gitwaza ku bintu byiza Imana amukoresheje mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Hari n'abandi bakozi b'Imana. Nituvuga n'ibi bintu abantu bakajya bumva ngo biracitse. Hoye, abantu bazima nibo benshi dufite. Yego bakorera Imana neza mu kuri no mu mwuka, ariko bake bashaka gutoba ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu turwana nabo. Uyu munsi nazanye inyundo, nazanye imisumari, nazanye urubaho. So it is a prophetic action that is going to happen. Impamvu y'ibi bikoresho, icyambere no computer iri mu rutonde ngiye gutangaza. Bibwe bahemukiwe, si ukwiba gusa, ariko none ntimuzi n'ibyateye ubu. None si ibisambo gusa, hari n'abandi bakora andi marorerwa. Ubundi hari ibisambo, ni igice cya mbere. Hari n'abandi bakora ibyo twita ngo ni za deliverance, ngo kubohora abantu. Birirwa basambanyiriza abakristo mu biro, ngo bari kubadelivera. Urwo rutonde narwo rurahari bose uyu munsi birajya hanze. Ugiye kubivuga Birirwa hari abantu bandigiye abantu ati umupasiteri runaka yanyatse ifoto nambaye ubusa, ndi muri Amerika, ari muri Kongo, ndari USA, ngo hari ubwoko bwa karane ngo ashaka kumukiza arebye iyo foto. What is this? Izo ni manifestation satanique. Ntabwo dushaka ko abana b'umwijima bakomeza gutoba ubutumwa bwiza tubirebera twaramenye Kristo. Bivuga ko uyu mugoroba isengero zikorerwa mu ibyaha ugiye kuzitangaza. Uyu mugoroba reka mvuge ngo akazu ka dayimoni kagiye gushya. Ugiye kubitangaza bishyizwe ku ubu niyo gahunda igezweho. Igihe twaturije kirahagije. Turabanza tureba agahinda k'abahemukiwe bagezweho n'ibyo bisa. Hari umwana w'umuhanuzi wadutse kuri za YouTube ugenda abeshya abakobwa b'Iburaya batereta ngo azabarongora, maze kumuregerwa n'abakobwa bagira muri batanu batandukanye bari ku migabane itandukanye, ngo nzabagira abagore. Birirwa bohereza amafaranga ngo yo kwishyura amazabamo, bose ngo azabarongora. Sinzi niba agiye gusimbura Salomo. Ibyo si ibintu twakumva turi abakozi b'Imana bahamagariwe kuvuga ukuri ngo tubituze tubyihorere. Nibareke gukinira muri ministeri ya Kristo, ministeri yacu. Nibareke kwangiza ibyo twizera. Ibi bintu twizera biradutunze we. Bitwambika amashati na karavati. Haleluya. Bituma tujya kwiga tukabona minerivare.
utanarwanye no ku ishyaka ry'uko ari umurimo w'Imana wabirinda nk'akazi kuko byaremye agaciro byaduhaye agaciro tutari dufite, byatugize abasore beza ba Kristo n'abakobwa beza. kuza ubikiniramo byangiza rero, ushaka gukina n'ibintu bidutunze bwaba mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, ntabwo tuzakiranuka. Ni iki kiriho rero ngiye gukora aka kanya. Njyewe mfite mesaje hano zitandukanye, cyane cyane z'abantu b'i Burayi b'aba Diaspola, kubera ko bariya abantu ari bo bagerageza gukora ku mafaranga cyane. Ntabwo bano bantu bino bisambo byibaza ku baturanyi, kuko n'abaturanyi bishoboka ko babavumbura vuba. Ariko nimujya kontagite wibereye muri Amerika, wibereye muri Belgique, wibereye hehe, wari i Kigali, biroroshye kukumanipira bikamukundira, kuko ntabwo bafite umwuka uri hejuru, ubwo bafite filozofi iri hejuru. Ikindi baborotse ibyanditswe bibarengera cyangwa bibafasha kwiba abantu no kubesikoroka, ku buryo iyo agukubise icyanditswe nawe uri umwizera uzi ijambo ry'Imana agaciro rifite, uhita uvuga tuzi ko bya bintu ambwiye koko na Bibiliya ibivuga. Bikaba bibaye nka signe de confirmation igukonfirma ko ibyo uwo muntu ari kukubwira ari byo. Kubera iki? Hari n'ikibazo gikomeye abakristo benshi bagira, babayeho mu buzima bwo gusomerwa ijambo ry'Imana, bo bataryisomera. Erega nubwo mba mvuga ibi, izo ni ingaruka z'ubunebwe bwo mu mwuka. Ngiye kujya nko mu rusyo nkome n'ingasire n'abakristo abo ba Diaspora birwa bataka ngo baribwe, bafitemo uruhare rwa 40% kugira ngo babibe, kuko si ibicucu, ni abantu bazi ubwenge. Badakoresheje umwuka wera, bakoresha na filozofi zisanzwe zo kuvuga ngo niba umuntu ambwiye ngo muhe miliyoni kandi ndo mu business man narize business, iyo miliyoni izangarukira ryara, akabishyira ku munzani. Ntibakajye bumva bagira ngo wenda ndi kudefanda 100% ko bahemukirwa. Nabo babifitemo uruhare. Ibyo ni ibintu nzasobanura mu bindi biganiro bizaza. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe agahinda cyangwa se urutonde rw'abantu bagezweho n'ibi bisambo n'ibyo babakoreye. Twagiye dutangira. Hari ubutumwa buri hano bwa mbere. Uyu muntu aragira uti njyewe ndi muri Amerika, mudufashe mutubwirire umuntu uri buze kuvuga izina nyuma y'uwo muntu. Mudufashe mutubwirire umuntu uhorana ubuhanuzi bumwe bw'ibintu 15 yanditse ahantu hamwe ahora duhanurira twese, yajya kugusengera akakwaka amafaranga ngo yo kugura umukeka wo gupfukama aho gusengera. Uri kumva? Hariho umuhanuzi uri kuri za social media hano mu Rwanda wanditse ubuhanuzi bw'ibintu 15 ahora hanurira abantu bose bamuhamagaye ngo nibyo ababwira byose birasa. Ukuntu bamuvumbuye rero, umwe yari ari Canada, baravugana, noneho ngaho nubundi agira ibyago, ahamagara abandi baturanyi be basengana muri urwo rusengero, nabo basanga nibyo yababwiye bya bintu 15. Ati nta kindi yakubwiye se? Yaratubwiye ngo tumugurire umukeka wo gupfukama aho dusenga. Wa mukozi w'Imana, ubeshya wiyita umukozi w'Imana, niba uri ku rwego rw'uko udafite umukeka yapfukamye hasi, upfuke. yapfukamye hasi. Niba uri ku rwego rw'uko udafite umukeka, upfukama aho usengera ibyifuzo by'abana b'Imana. Ariko se ubwo iyo yakumukeka bamuhanga urase ni umukeka w'300 ubaho se? ngo nite ntago umukeka nita ngo ngohaye bigengerwe mu cyubahiro, ngohereza 200,000 yo kugura umukeka wo gupfukamo. Ese nimba hari uwo yigeze abikorera umwaka wugura arayihinduranya, yagomeje agapfukama ku buri wese. Ubwo nyine n'ibyifuzo bye bigendana n'umukeka, nibara wenda ararihindura. Ubwo n'ubumayibobo mwazanye mu nzu y'Imana. Yesu yigeze asaba hapfukama ngo asengera abantu b'Imana cyangwa abahore bw'ubuzima bw'abantu b'Imana. Ntiyahuraga n'umuntu ufite ikibazo akadiringa nacyo, akabanza akagufasha no kukubwira ikibazo ufite we.
akavuga ati wowe kubwo kwizera ufite haguruka agenda urakiza akakubwira ati imyaka 38 wari umaze ku kidendezi haguruka ntibiri na ngombwa kujyamo akakubwira wavutse ari impumya gato bakonda akagukiza kuko ati genda ntugire n'umuntu bibwira. Imikorere ya Kristo ukuntu yabahoye ubuzima bw'abantu, deliverance turayizi ukuntu ikorwa. Ntabwo bigusaba gusaba amafaranga y'abantu kugira ngo babohore guteze. Wowe umuntu arakubwiye ngo ndwaye kanseri birakomeye ndashaka kujya mu Buhinde bari kunca miliyoni 4 kugira ngo bamvure, akakuruhukira uri umukozi w'Imana akuguye ati nyaboneka mfasha ubuzima bwanjye buri mu kaga, ukamuca miliyoni nawe nye. Yarazibuze ngo agishyire dogiteri, yarakugezaho umukozi w'Imana ngo aruhuka kuko kwa Kristo ni mu buruhukiro. None nawe ugiye kumusonga yarazi ngo agiye kuruhuka. Icyo ukoze icyo imbuto bumubibyemo niyo ngiye kukubwira ituma ntazahagarara gukora bino biganiro. Nugwa ku muntu nk'uwo yoroshye mu mwuka arahita zinuka insengero, arahita zinuka abashumba n'abapasiteri bose, atekereza ko abapasiteri bose ari kimwe ari ibisambo. Niba ndi kurwana nabyo bantu b'Imana, hari abakozi b'Imana bazima turanabazi mbivuge bazima basengera abantu b'Imana bakabohoka. Ariko niba nzaba hari ibintu njya ntekereza niba atari icyifuzo kibi, njya numva nshobora no kuzaba niba nabyita komisiyoneri spirituel ushinzwe kurinkinga abantu. Mvuga ati wowe bwira uyagusengere tumuzi ubuhamya. Kuko birakabije. Umuntu arandikira umuntu ati nakubonye kuri televiziyo uri kubwiriza uri kuvuga Imana, numva wasengera umwana wanjye umaze imyaka 10 mu kagare, ati ufite ituro ryo kumubohora. Bivuga ngo umukene urwaye urembye udafite icyo atanga ntabwo azakira. Niyo logique bakoreramo. Kandi Yesu yaziye imbabare, abarushye n'abaremera bavuga ati nimusange ndabaruhura. None twibwiye ko twageze kwa karuhura, wowe uraturuhije imitwaro twari dufite twongereyeho indi. What is this? Uwo mukozi w'Imana rero nako uwo mukozi wa Satani n'umuntu bita pasteur na bapotre birambabaza gufata titre spirituel nziza nk'iyo ukayitirira umuntu nk'uwo w'igisambo. Ubundi bakwiye andi mazina, ariko nayo nyine ni ibisambo byibisha Bibiliya. Ngo ohereza amafaranga yo kugura umukeka kugira ngo ngusengere, ngo afite ibintu 15 abitse yanditse ahantu ngo iyo bamuhamagaye nibyo avuga. Yego, uyu nguyu yari muri Amerika yahuye n'iki gisambo agiha $200 yo kugura umukeka. Ubwo cyarayagotomeye ariko nta yandi kizarya. Dukomeze wa kabiri. Uwo no muzwi nyine barayamuhaye abari benshi. Undi nawe ari mu Buholandi yarambwiye ngo gusengera umuntu utabyara muca 500, kumubwira icyo Imana yabivuzeho ampa 200. Yego. Joel uraseka mu bibabaje. Undi aragira uti ari wo mu Buholandi. Ndi Hollande, nakurikiye ibiganiro byanyu kuri YouTube, ndagira ngo mbaho ubuhamya. Nasabye umu apotre nabonye ari kubwiriza kuri YouTube, namukunze namwizereyemo, ndi kumubwizaho icyifuzo cyanjye cyo kunsengera. Amaze kunyumva tumaze nk'iminota 30 tuganira, ambwira ko icyifuzo cy'umuntu utabyara amuca 500. Kumubwira icyo Imana bivuze amaze gusenga amuca 200. Kwacinira Yesu. Is this gospel? Yumuhaye icyifuzo cyo kutabyara, urishyura 600 mbere yuko kugira gusengera bamuha 500. Niba shinge biro basi nyuma y'iminsi 2 cyangwa 1 yakubwiye ikibari kugira ngo mubaza ati se Imana iri kubivugaho iki, ishyura desi. None ntishobora ubwo iyo bibaye hari negative na positive.
utegereza icyo bari buzane. Igisubizo kije nicyo wakira. nicyo wakira apfa kuba yakikubwiye. uwo se yakubwiye ko yayigize yatanga. yatanze yamuhaye 300,000 aramubwira ati we nsengera kuba ubushobozi mfite ariko mana nsengera kuba ubushobozi mfite ibindi tuzabireba nyuma. aramubwira ati mukozi w'Imana ko utansengeye ngo ituro ryawe Imana yararigaye. What became nge nahamagara kuvuga ukuri ndebera ibi bintu mbituze gute mu bwami bwa data. I can't. ituro ryange Imana yararigaye. Imana yagaye ituro bituma atamusengera. urumva iyo ninjuga abakuye mu isezerano rya kera agahita amwumvisha ko amaturo ye adashyitse adashobora kumuvuganira ku mwami. Umutambyi n'ibibwiriza by'ubupfapfa. umutambyi satambiki yahamagawe nande yimitswe nande. ukabona umuntu udafite n'itorero udafite n'urusengero abarizwamo ari kwirirwa atesha abantu umutwe ngo ni apotre ngo ntibamuzanira amaturo n'ibitambo. Bibiliya avanga ibyo kurya by'abana b'Imana mukabigaburira imbwa. biteye agahinda Cyprien cyane. birababaje n'abadukurikiye barirane natwe. Birababaje. Ibi ni ibiki? ariko ndashima Imana umunyarwanda aciye umugani ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha. agahinda pe man ntiriba rikisha isuka. ayo bari yarahagije. igihe kirageze ngo Imana ibohora abantu nibyo bigiye gukorwa. hari umuntu udarutse kuganira ariko mwati hari abantu mu buhamya bwabo batanga ubuhamya ko babaye za mayibobo bibaga bari mayibobo ukuntu noneho bagize mu nzu y'Imana bavuze ngo barakijijwe. icyo bakoze no guhindura iseta gusa just n'ubundi bajya mu by'Imana ariko n'ubundi bajyanamo cya kimayibobo cyabo n'ubundi cya bwa buhamya bwa kera n'ubundi baba mayibobo mu nzu y'Imana bakajya nibo besikuru nyine birirwa besikuru abantu. ariko se reka nkubwire iki kintu nanjye nicaye rimwe kirandiza kiranambabaza. abantu bose baje nyuma ntawugeza ntanga guhanura. Yego. nta n'uwantanze no kubwiriza mu biterane bikomeye. Yego. ariko bose b'inyuma yanjye nabo nasengeye ngo bagire bafite amamodoka. hari n'umuntu wabimbajije atese ugira karande yo kutagira imodoka. Yego. kuri umuhanuzi. Yego. abandi baje ejo bakagira ndaje ndababwira nti nzagenda gahora ariko ngeraneyo ubuhamya. Yego. iki kintu nundi arambwira ariko impano yawe ntikora. Yego. ngaho komeza ndumiwe. birirwa babeshya. ubu nanjye mbasohotse kuri Urutonde. niba ari ikintu gifite agaciro mu Mana ni ukurinda itaranto wahawe. kurinda iki? itaranto. 500,000 ugasengera ikibazo cyo kutabyara. 200,000 nkakubwira iki Imana yabivuzeho. What kind of gospel? ibyo byanditswe biri ingingo ikurengera. baguha 300 ngo ituro ryawe Imana yarigaye. gute mureke kwiba mureke kubeshya abantu ngo abantu banjye barimbutse bazize kutamenya. abantu b'Imana muramenye mwirinde. ibi ni ibihe turimo kandi abo bantu ntibazabura gukora ibi bintu ahubwo mumenye ibihe by'imperuka dusohoyemo ko ari iki gihe nyine tugezemo. turi kubamenyesha ko biriho mwirinde kuko ntibizahagarara kuko ni kimwe mu bimenyetso byerekana kugaruka kwa Yesu Kristo kandi ataraza ntibizabura ibisambo. abantu batajya ngo biracitse. mwirinde mube maso. izi n'imbuzi muhawe ahari ashobora kuba ari imbuzi za nyuma. ndacyafite n'abandi baracyari benshi. komeza. nanjye mbasuwise. hari umuntu w'umusore ukunda kubwiriza ku macano umaze kuturya amafaranga turi abakobwa benshi ba hano atubwira ngo azaturongora. mu mutubarize niba agiye gusimbura Salomo kuko turyamanye isezerano rye turi benshi bikosoke rwose kuko si umuco wa Gikristo.
Yesu umuntu araza kuri social media hita krapapapa hiti imana iravuga izo ntugu z'abapfapfa izo ntugu mucugusa ziri mu iki mureke gushitura abantu no gukanga abantu mukora manifestation satanique ngo muri abahanuzi ngo muri iki ngo byakomeye ati wowe ngo ni imikasima ku umwana w'umukobwa udakomeye umwana w'umukobwa udakomeye mu mwuka yakwitegeza akavuga ati yo Imana se yankonegitinze n'uriya muhanuzi nkarongorwa n'umukozi w'Imana ugiye kurongorwa na dayimoni uri kwisura uri kwikururira ibibi nimusaba impano yo kugenzura mujye mumenya abantu muvugana nabo ku buryo uzajya uvugana n'umuntu umwuka wawe n'uwe ntibite bihuza wa accessinga indi nzira umuveho hari umusore wirirwa kuri za YouTube avuga ubutumwa ngo ni umuhanuzi wirirwa utereta abakobwa b'i Burayi avuga ati we nzakurongora ngo amaze gwisezerana abakobwa utabara niko nabibwiye n'abana babiri b'abakobwa batandukanye ariko mu buhamya ariko mu screenshot dore ninjye umwishyurira inzu ku kwezi y'ibihumbi 200 birabamo kuko nzi ko ndi kwishyurira umugabo wanjye hari n'undi ubwo ugura ikoto muri Canada nimba azakora ubukwe bose akabatumira akabarongorera icyarimwe ugiye kuba Salomo ibi mbyumve bikeye mu gihe mbiceceke jedo sinshobora nuko nahamagawe nuko narozwe kandi ndagapfuru sinzigera mpamahoro umuntu wese ucurika ijambo ry'Imana arivuga uko ritari nzi uko rivugwa hoye ngo akingungu nzabarongora Canada nzakurongora Belgique nzakurongora France nzakurongora Australia nzakurongora ibyo nibikijo biteyega ibyo nibikisipiriye nabuze ikintu mvuga birababaje ni umugoroba w'amarira ariko ni n'umugoroba wo gushyira hanze ibisambo somera rya jambo ry'Imana ryo muri Yohana rivuga ngo ariko igihe kiraje kandi kirasohoye hanyuma ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 4 uhereye nko ku murongo wa 22 ukageza ku 23 byadufasha kubyumva haranditse hati dore mwebweho musenga icyo mutazi très bien ariko twebwe dusenga ibyo tuzisha kuko agakiza kava mu bayuda amen ariko igihe kiraje yego ndetse kirasohoye yego ubwo abasenga by'ukuri yego basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga très bien gezaho amen iki ni igihe cyo gusenga cyo gukorera data data mu kuri ndetse no mu mwuka icyo kintu cy'ukuri njye nicyo ngarukaho cyane cyo kurwanya abagucurika n'ababonye Petero yigeze afatwa n'umwuka wa Satani ari kugendana na Yesu bagiye ku rugamba rw'umwuka Petero yikanga rw'umubiri we afata inkota afata icyuma ku bitugu tw'ikumu yararebye ati Yesu nitumwishinga turagwa aha hantu reka twitabare akubita umuntu gutwi protagukuraho Petero akajya avuga ibintu bidasobanutse mu mwuka Yesu aramubwira ngo mva inyuma Satani yari yamaze kubona Petero atakiri Petero wari kujyana i Siyoni ubwo yamaze guterwa n'undi mwuka utari uw'Imana hariho abantu bibwira ko bari kurwanirira Imana ishyaka bagasanga bari gukorera muri ministeri ya Satani batabizi bari bagize ngo bari kurwanirira Imana ishyaka nk'uko Petero abigize umuntu wese urwana ishyaka Imana idafitemo inyungu iramwihorera akabikorera inyuma ya zero akabikorera inyuma ya zero ntijye imutera inkunga ntijye imufinansa ngo ariko igihe kiraje kandi kirasohoye ngo basengera data mu mwuka no mu kuri nibo data ashaka ko bagira gute bamusenga dukomeze yego undi nawe aragira uti nanjye ntuye Kigali narwaje umwana bikomeye ageraho amugara ubahora yicaye mu kagare nigeze mbona umupasiteri ari kubwiriza kuri YouTube avuga ko asengera abantu bakabohoka
mbona arimo neza mu mwuka, ndamwandikira ngo amfashe gusengera umwana wanjye, ariko mu by'ukuri yanciye amafaranga nari nanayafite rwose, ariko nibutse ko kwa Yesu nta kiguzi bisaba, ndifata sinayamuha, sinamuha n'urutoboye. Gusa byatumye mpita ntinya iyi minsi y'imperuka turimo, ndamwihorera. Ubwakurikiye akajya ampamagara simbashe kumwitaba, menya ko ari umwesikoro. Uyu yari afite ikibazo, yari arwaje umwana we, indwara iba indwara, umwana ararwara araremba, bigeraho umwana bamwandikira kwicara mu kagare. Umubyeyi atumbiriye ku musaraba yibuka ko Kristo hari abakozi b'Imana afite, yakwiyambaza bakamuha inkunga y'amasengesho, kuko yari yendaga kujyana umwana kwiga kumuvuza mu Buhinde. Umubyeyi w'umwana sibwo ahamagaye umuntu w'umukozi w'Imana ati nyaboneka mfasha ntabara, nkwizeremo ko Imana gukoresha igitangaza umwana wanjye akabohoka agakira. Umubyeyi sibwo ateruye telefone arahamagara ati rwose dukora iki? Ati rero nta kintu usabwa, urashaka ituro ryo guhumanira umwana wawe baramurose. Uyu mubyeyi ndamushima, ni umwana mwiza, kuba yaravumba ayo mayeri ya Satani ntatanga amafaranga ye, kuko hano mu nkuru yaragira uti ariko mu by'ukuri yanciye amafaranga nari nanayafite, yarayafite aho yamuciye. Yego. Ariko nibutse ko kwa Yesu nta kiguzi bisaba, ndifata sinamuha n'urutoboye. Gusa byatumye mpita ntinya iyi minsi y'imperuka turimo. Ndifuza ko abantu bose basigaye bataragerwaho n'ibi bisambo barajya bahagarara muri position y'uyu mubyeyi, nabo bakifata bagasubiza gutya. Yego. Tujye ku wundi. Yego, twundi. Nanjye ndi mu Bufaransa, hari umupasiteri ujya duhuriza mu matsinda kugira ngo adusengere, ariko agapanga n'imisanzu y'amahera. Uyu banza ari umukenyezi tugomba kumuha. Yego. Ubu ni hatari, benshi bari gukora left mu izo groupe, kuko icyatumye tuvumbura ko atari umukozi w'Imana nuko asengera abantu akurikije ingano y'icyo batanze. Iyo wiyemeje amadolari 1,000 undi akiyemeza 200, uwa 200 ntashobora kumwitaba atarabanza gusengera uw'amadolari 1,000. Kankomeze. Rimwe na rimwe iyo utanze make akubwira ko ituro ryawe Imana yarigaye. Uwo n'undi ngo wiyeguje politike yo guhuriza abantu mu magurupe, mu matsinda, akavuga ati mufite ibibazo muratandukanye, kugira ngo mbafashirize hamwe, ni murimo itsinda. Hari ibyo biyeguje byo gushyiraho amasengesho yo kuri za Zoom, baharemye amagurupe, uyu mugoroba turasenga, ukagira ngo nirindi shyaka ry'umurimo w'Imana bafite. Kumbi bari gukereya network ituma bazambura benshi. Twumva icyo kintu spiriye. Barimo bararema cyangwa ku izo mbuga zabo bakavanga umwana wabo arapfuye. Bagira ubuhanuzi nyine buteye ubwoba bw'ibinyoma. Byakubitana n'ibimenyetso rero, nawe ati kabaye. Uyu ngo yirirwa arimo amatsinda, amagurupe agahuriza abantu bamwe bose bari muri Canada, kugira ngo n'uburyo azajya basaruramo amafaranga begeranye. Iyo ngubundi bayita monetary policy, ni politique monétaire y'ifaranga abari gukora. Kavuga ati abantu 10 ubwo basengera hamwe, reka mbahuriza hamwe mbabere online past, mbabere umushumba bashumbye, noneho kugira ngo ibyifuzo byabo nge mbafashe.
none icyatumye ngo bamuvumbura iyo watanze kuri urwo rutonde wiyemeje amadolari 1,000 undi agatanga 200 ngo ntashobora kujya gusengera watanze amadolari 200 atarava ku watanze 1,000. Yesu ntabwo ari uko akora. Yesu ntabwo atugirira neza akurikije ingano y'icyo twatuye. Atugirira neza akurikije imitima imushaka no kuntu dukeneye ineza ye. Sinzi impamvu abantu badahumuka ngo bareke kuba injiji, kuko Bibiliya nta kintu na kimwe itatubwiye mu bintu byose tuba turi kubona. Ibi ni ibimenyetso bya nyuma by'iminsi y'imperuka. Bamwe bazaza bavuga ngo ninjye batumye Yesu atabaza. Uyu nawe rero uyu mutwe yavumbuye yo guhuriza abantu hamwe, uyu wabyanditse ari mu Bufaransa, uburyo aza akabashyira mu magurupe agashyiraho n'imisanzu y'amafaranga ngo bagomba kumuha buri kwezi. Ni amafaranga y'iki? Ni amafaranga gani? Akora iki? Kuko atari urusengero yashinze ngo bari kumuha amaturo. Collection y'amafaranga gusa adafite meaning, wiba abantu. Njyewe akantu kajya kantangaza, yaba ibi bintu bakoraga koko basengeraga abantu bakabohoka, twanabifinansa. Ikintu kibabaje giteye ubwoba ni uko akubwira ngo agiye kugusengera abana bakire, nimba ari abana barozwe, bikarangira n'ubundi badakize. Icya kabiri, kuki bishyuza mbere? Reka ndakubwira akantu noneho tube open dusasa inzobe. Reka nkubwire, mbaye mfite ikibazo kimaze imyaka 10 ku buzima bwanjye, cya diabete cyarananiranye. Rwose reka dusasa inzobe tuvugishe n'ukuri. Ngakubitana n'umuntu w'Imana uri muri network neza, nkabashwa ko nanca miliyoni 2 nkira, nazimuha. Ariko ukazimuha umaze gukira. Warabuze urubyaro, kumaze imyaka 7-10 utabyara. Umuntu akaza ko ati ngiye kugusengera ubone urubyaro. Ariko nubyara uzama miliyoni 2. Dusinye na kontara nayisinye. Wazimuha. C'est ça, nazimuha. Kuki ashaka kuyamuha mbere? Voilà. Kandi yamara kuyarya ntiyongere kukwitaba akakuboroka, cyangwa yanakwitaba mechanisme de défense, ugategereza ko uzabyara bigaheba. Ahubwo wamubwira agatinyuka kukubwira n'amafaranga yawe uko yabangana kose wamuhaye. Ngo ituro ryawe Imana yarigaye, ashaka kugukura mwandi ukirigaye bitakuze, ugaterura ukamuhereza koko nuko. Ni ikibazo nabo nzabagarukaho niko navuzemo. Harimo message nabo bagenewe, uri kumva ngo ariko se ko abantu bacurika iby'Imana, wowe koko ni gute wasengera umuntu akabohoka ukabura kubirekonesa agakira karande, abana bagakira ibibazo bafite by'uburwayi, ukabyara utabyaraga byanyuze umukozi w'Imana? Nukuri wakwibwiriza kumuhitura. Nimba ari umukristo utarekonesa ikintu Imana yakoze ku buzima bwe, tujye dukomorosya dukome n'ingasire. Nidukora ibintu nk'ibi, nimvuga ibintu nk'ibi, ntibakajya abantu bagira ngo ndi kurwanya amaturo cyangwa amafaranga cyangwa gushimira abakozi b'Imana. Dufite abantu b'Imana we basengera abantu, ndabazi, ubuzima bwabo bukabohoka. Ukajya kumva umuntu ari hehe, hari Cyangugu, ari Nyamata, ari muri Amerika, umukozi w'Imana. Nukuri burya cya kivuzo naguhaye ukagisengera cyarakemutse, akira ibiro 50 y'umufuka w'abana. Très bien. Agakora ikintu haswe n'umutima kandi abona gikwiye. Ariko rekana nakubwire nawe, niba uri umukristo ukaba utari konese imirimo y'Imana ku buzima bwawe yakoretse, nawe uri igisambo. Uri ubwoko bw'ikindi gisambo, ntaza ari iki. Umaze ute? Niba umuntu w'Imana agusengera, ashobora kugusengera, nta kintu yaguciye we. Ari Imana amweretse ati sengera uriya muntu, ndashaka kugukoresha kire kanseri amaranye imyaka 25. Imana igakoresha uwo muntu ugatuza, ugashyira ukuguru kukundi ukituriza. Nawe hari ubwoko bw'igisambo urimo. Nokuri kandi ufite ubushobozi. Nturekonese uvuga ati nagiye mu Buhinde kwivuza, njya France kwivuza ntanze miliyoni 3, njya nahari ntaga miliyoni 7, sinakira. None hari umuntu Imana intumye yikoresheje, ndakize, ndatuje, nta ndi 500 byo ku blessing uwo muntu w'Imana. Oya,
nawe waba uri ubundi bwoko bw'ikindi gisambo niba kitibisha biriya agifite ikindi gikoresho nta nubwo abakwiye gukorerwaho umugisha yego ari abanyabitangaza gusa yego hari n'abantu batubwiriza ijambo ry'Imana yego sibyo yego hari nk'abantu batubwira bati yewe ati utari umunyabitangaza utari umuhanuzi yego nta n'umuntu wanakuvugisha yego urumva umuntu akakubwiriza ijambo ry'Imana ugafashwa wamushyira hati turagukunda mukozi w'Imana n'ukuri ati wa muntu wa mukozi w'Imana ari hehe ko mutaherutse udashobora no kwibwiriza ngo uvuge tikusura mukozi w'Imana basi ko ahora mu ikote rimwe yanahanuza ikoti sinanamugurira ikoti yego hari igihe natwe tubirekara amasupiriye yego ariko aho uri wowe uhora ubona buri munsi uratubwira ati nyaboneka mungerere ku muntu runaka kuri uyu mukozi w'Imana udashobora no gutekereza ariko bariya abantu azuti ese aho ntaza mu kiganiro waba hanitike byibuze basi nkabamotiva nkabakoreraho umugisha yego ubundi se sipiriye reka nkubwize gushyigikira amavuta y'umukozi w'Imana si bibi uvuga ati reka kandi hari n'ibisambo bandegeye byatambutse ku Iyobokamana TV ntabwo byabo kandi no ahubwo ibisambo byinshi yo muri gospel byambukiye hano none kubera ko Iyobokamana ni imwe mu mashene yabayeho mbere ibisambo byinshi ni nge wabyamamaje reka njye nivuge ni nge wabyamamaje ariko ntabizi niyo mpamvu hari abantu kugeza ubu bagiye barya amahiti ku Iyobokamana ariko udashobora kubona ubu nabagaruye kuko nabamenye ariko none se njye kugira njye nigeze nanabidekarana mbisabira imbabazi abantu bamereye nabo ati abantu barunaka wagiye uduha yewe bamwe nanatanze nimero zabo baratuyogoje baratwambuye bagize njye nigeze mbanika amaboko ndavuga ni please mumbabarire njye sinari imbazi ariko ntabwo nabihakana iki bikema avuze Cyprien hari ibisambo byinshi twapromotinze tutabizi ariko ubu kereka uzatunyura muri humye ariko nta njya nsenga Imana ngo Imana izamfashe ihumura amaso abantu abafatanyabikorwa bacu bajye badutekerezaho ejo tutazabura uburyo bwo gukora umurimo w'Imana bikadukoresha amakosa kuko ibyo bisambo biremera bigatanga n'amafaranga ngo tubiporomotinge urumva rero sinzongera gukora amakosa nkayo ngayo Imana izahumura amaso y'abantu dukorera kuko dukorera abantu Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu niba humuka amaso kuko abantu baravuga ati turacuruza ariko ndakubwiza ukuri kuri ubu amafaranga ya YouTube ntashobora no kuba transport zo kujya kureba abakozi b'Imana tudafite abandi bantu Imana yahumuye ngo badufashe byagorana ariko Imana izabikora mu izina rya Yesu ikigaragara nuko ufite inyundo n'imisumari nkuko twagiye tubiza sindarangiza urutonde nubwo ari benshi abandi ndabasaba bazajya muri comment n'ubundi bakomeze batubwire bazanyarikire kuri WhatsApp nimero yanjye biri hariya kugira dukomeze guhamiriza abantu ko ibi bintu tuvuga biriho hari nabo byagezeho nanjye ndi Kigali narwaje abana bararemba ningingo umupasiteri nari nizeye ngo nsengere ariko amafaranga yanciye numva araruta yo kwa muganga bari kunca bituma ncika intege mera nkuzinutswe abapastori numva nimba haje umuntu wiyitirira izina pasiteri agakora ikosa nk'iri ryo gushaka kwambura abantu ahita atukisha izina ry'Imana kuri uwo musozi wa gipastorale umuntu agashiduka yafashe wajya umubwira ngo ndi pastor ati temugende ibyanyu mwese twarabamenye kubwiza impamvu rero niyo mpamvu ntazaceceka ntazatuza kuvuga ntabwo abapasiteri bose ari ibisambo no abenshi nibo bazima nongere mbisubiremo ariko ku bwa bake bimwe bavuga ngo bumwe agatukisha bose uyu muntu w'umupasiteri uri kwangiza iyi titre naza agakora ikintu nk'iki kibi ku mukristo uwo mukristo azamusizemo kode yo kumwumvisha yuko abapasiteri bose bangiritse atuma atakariza icyizere abapasiteri kandi bose badakora nk'ibi niyo mpamvu tugomba kurwanya ibi bintu haracyari 7,000 bitarapfukamira abayari kandi ibyo 7,000 nabyo turabizi birazwi nabibabwiye reka nsome message wenda ijya gusa naho ari ya nyuma kuko ni nyinshi nuza kumva ndasomye ubutumwa bwawe warabumpaye ntugire ngo simbihaye agaciro cyangwa simbirekonesa kubera ari umurimo w'ivuga butumwa kandi uzakomeza tuzajya dukomeza kugenda tubagezaho n'ibindi byinshi bitandukanye ahubwo
icyo nshobora kurebaho, reka dusome n'iyi message. Hari n'uwavuze ngo I became we, ngo vuga ngo bivuge, ngo this is your time, speak it up. Nukuri Imana ishimwe cyane, courage, bwiza abantu b'Imana ukuri, kuko ibyo bisambo twese byatugezeho hano i Burayi. Urumva rero warugeze kuri message ya ngo ya Dubai n'uyu ari i Burayi. Njyewe nakurikiye ikiganiro cy'umukozi Imana kuri YouTube avuga ko avuye hanze gusengera abantu, none numva avuga ukuntu afite amavuta ngo asengera abantu bitangaza bigakoreka. Nibwo namwandikiye ngo ansengere, ahita mpamagara byihuse, turaganira. Ubwo nyine ambwira ngo nohereze ituro by'amafaranga 527 ngo agiye ku musozi kunsengera. Amaze kuyafata, bivuga ngo arayamuhaye. Amaze kuyafata ntiyongeye no kumvugisha. Hashize iminsi 2 ndamuhamagara, ambwira ko ahubwo mwongera ndi, ngo Imana ihagurukije abantu 3 bajyana nawe kunsengera ku musozi, ngo kandi ngo kubera ikibazo cya covid ntibakijya ku misozi, ngo imisozi yabaye hoteli. Ubwo ambwira ko mbashakira amafaranga y'amashambure bazararamo, esansi bajyana n'ibizabatunga. Ati byose ntibyajya munsi ya miliyoni. Mubwira ko ntayo mfite ari menshi, arambaza ngo nabona ngahe. Ndamubwira abagende basenge nzayamuha fedimwa ku mpera z'ukwezi. Nawe arambwira nti madamu, uramutse urwaye wabwira muganga ngo uzaza kwivuza ukwezi gutaha. Akomeza kumbaza ayo mfite, ndamutsembera kuko nari namaze kubona ko ari umutekamutwe. What is this? Ibyo ni ibintu bibi. Ibi ngibi bimenyetso rero navugaga narinzanye mu iki kiganiro. Ubu rero igikorwa kigiye gukurikiraho, message zo ni nyinshi, tuzakomeza tubwira abantu, cyangwa se bazatwandikira kuri WhatsApp batubwire n'ibindi biruta ibi ngibi. Twiteguye guhangana n'ibi bisambo. Tugiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi uyu mugoroba. Niyo mpamvu nazanye iyi misumari mu kiganiro ndetse n'iyi nyundo. Sipiriye ngo numfashe twubake. Tugiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi. Imana irarambiwe. Irambiwe ibi bisambo byibisha Bibiliya. Igikurikiye rero ibi ngibi, abantu b'Imana bamaze iminsi barengana. Yego, bamaze iminsi bahura n'abahanuzi b'ibinyoma, bamaze iminsi bahura n'abatubuzi cyangwa se n'ibisambo byibisha Bibiliya tumaze kuvuga. Tugiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi kandi nukizereramo n'ukuri kiragukorera. Tugiye kubaka urukuta rw'umwuka rutandukanya ibisambo n'abana b'Imana. Nuhura n'igisambo ujye ukimenya. kubita nta mutubuzi uzongera gukandagira mu bwawe mu izina rya Yesu. Twubatse urukuta rukingira, rugukingiriza, ntibazongere kukureba ngo bakubone. Tugutandukanije n'ibisambo, ibyo bariye birahagije. Nta mwana w'Imana uzongera gushuka cyangwa kubeshywa. Dushyizeho urukuta rutandukanya ibisambo n'abana b'Imana. Ibyo bayogoje ni byinshi kandi birahagije barya ibyo. Twubatse urukuta rutandukanya abana b'Imana n'abana b'umwijima. Ibi bisambo ntibizongera kukwinjirira iwawe. Ibi bisambo ntibizongera kugaruka mu butunzi bwawe. Utangire witoze ijambo ry'Imana rizabahora ubuzima bwawe, utarinze kugaragaza imitungo yawe. Dushyizeho urukuta rugukingira, rugukingiriza, rugutandukanya n'ibisambo mu izina rya Yesu Kristo.